abantu bafite agahinda ariko mwihangane muzehe yabayeho ubuzima bwiza ufite purpose. Nanjye ntabwo nabura icyo mvuga, nanjye nagize Imana mbana nawe amezi 4, nanjye ndamumenya nubwo nagize agashari gake kuko mwe mwagize Imana mubana nawe imyaka myinshi, njyewe ni nkabwo nari ntangiye kumumenya. Byari kuba byiza yari ndaho gato nkamumenyaho cyane, ariko nta kibazo. Igihe gito namumenye naramukunze cyane, yambereye umubyeyi mwiza. Igihe bari bagiye kuza kudusura bambwiye ukuntu umukazana na sekuru babana, umuco wacu ugomba kwitwara, ugomba kuvuga make nkikiriza gusa, ukuntu tutagomba gusangira. Ariko muzehe yaje mu rugo, ibyo ntabwo byabayeho. Umunsi wa mbere aza narakwambitse n'ukuri ntako nagize, noneho nkabareba ariko wanze kunyurwa, njye nkareba ukuntu yicaye ku ruhande simbikunze, naragusize nakuraje heza ngira ngo wenda wanyurwa, mbabwira ko njye ariko wanze kunyurwa, aricyo gihe cyo kumenya mubiri we aranyumva nawe arumirwa, byamutangaje ahantu wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Kuva uyu munsi kugeza dusubiye ntabwo uzongera kujya wenyine, tuzajya dusangira kugira ngo gusa ni amagambo nyagasani kuvuga, ariko igihe cyose twabanye barinze basubirayo, bajya bandinda nkava mu kazi nkazasanga undi barajya barandinze mu gusangira. Ndashima Imana ko yambaye ababyeyi neza, ni ikintu natinyaga. Iyo natekerezaga uburyo gushakwa numvaga ko nijya gutora umugabo nzitonda ngatoza umuntu nahisemo ntabitekereje, ariko nkumva famiye ntabwo ari ikintu wihitamo, izana nawe. So numvaga mfite ubwoba bwa famiye Imana izamu, ngahora mbisengera. Njye sinigeze nsengera umugabo, numvaga gusa nshaka gusengera famiye azabavamo. Imana ijye kuma umugabo, impereza umugabo ufite famiye nziza. Ndashima Imana kuba yaravutse muri uyu muryango. Nkuko mwakomeje kubivuga, numvagamo muravuga umugabo wanjye. Muzehe yamureze neza, amushiramo imico nk'iyiwe. Ni umuntu mwiza, uvuga make, witonda, urukundo rwinshi. Ndashima Imana rero yuko muzehe ariwe wamubyaye, nanjye nkaba ngize amahirwe, nkaba ngiye nanjye kuzagira experience nk'iya mukecuru. Ikindi nshimira Imana nubwo papa era atigeze aza, abantu benshi byakomeje kubababaza yuko ataje gusezera papa we, ariko yaramusezeye. Igihe yaje umugabo wanjye yafashe off mu kazi, konje hafi y'amezi 2, yirirwana n'ababyeyi biwe. Bagiranye igihe cyiza, arabatembereza, abatwara za Chicago, ngo agiye kubereka ngo amazu maremare, ngo imihanda. Nukuri ubu ngubu mbitekereza nibwo nabonye ko muzehe yaraje gusezera umuhungu we pe, kandi bagiranye ibihe byiza. Nanjye namuzaniye umwana mu kwa mbere, nari ndi hano, mbona ukuntu akunda abana, ibintu bavugaga ngo akunda abana. Namusigiraga umwana na mukecuru bakamwitaho, nkajya mu kazi nkaza ngasanga yirirwa ajya amushushanya akamwigisha utuntu. Ndashima Imana yuko nagize amahirwe nanjye ndamumenya. Mbabarira. Ikindi mwakomeje kuvuga ukuntu yari umukristo cyane, yagiraga n'ubwenge bwinshi. Hari ikintu kigeze kuba ndabibona yuko nyine ko ari umuntu mwiza, ari n'umukristo. Hari igihe byabaye ngombwa yuko njye n'umugabo wanjye twandika ibintu bimwe mu mazina yiwe. Umugabo aramuhamagara arabimubwira,
arangiza aramwumva, ariko ahita ampamagara, hashira nk'umunsi arampamagara arambwira ko ari ibintu umugabo yambwiye mwabivuganyeho. ndambwira yego. ntabwo yaguhase? ndavuga hoya. so ibyo yambwiye mbikore? ndambwira yego. arangize abona kubikora. ni ibintu bitangaje kubona umuntu nk'uwo. abantu benshi ntabwo ari ibintu bapfa gukora, ariko we yari umuntu uzi kubana, byari bigoye kuba utamwizera. namubonyeho ibintu byinshi, navuga ibintu byinshi, ariko ntabwo nshaka kurondogora. so mwakoze cyane. kandi kuri mukecuru, ntabwo usigaye wenyine, uradufite. niwumva ushaka kuza kuba muri Amerika uzaze, niwumva ushaka gusigara hano uzasigare, ikintu cyose uzashaka gukora uzagikore, tuzakwitaho kugeza umusanze. murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka twumve Fabiola. Imana ishimwe. Ndabasuje mwese. Amazina nitwa Ntumirwa Chancelier. Ndi umwana w'umuzehe. Ntabwo byoroshye kuvuga kuri data bukwe, ariko kuko ari umukristo biroroshye. Ndavuga ubuzima bwa data bukwe mu rugo rwacu nkanjye, uburyo bwari bumeze. Yari afite umumaro ugiye kumera neza neza nk'uwa Mwuka Wera mu buzima bwacu, kuko iteka yatwigishaga, iteka yadusengeraga, iteka yagororaga amasengesho yacu dusenga, iteka yatwigishaga kubana n'abantu nk'uko nawe asanzwe abana neza n'abantu. Ndagiye gushaka umudamu wanjye, already mfite amakuru kuri data bukwe, yuko imico yiwe ari myiza, yuko ubukristo bwe buhagaze neza, yuko ari intangarugero. Ibyo byose nari mbizi. ubu nari maze imyaka 10 ndi kumwe na madamu, uko namwumvishe ntarashaka, n'ubu ngubu niko byari bikimeze. Ni ukuvuga ngo aho nasanze urushinge rwo kwizera rwe ruhagaze, n'ubu ngubu niho rwari rukiri. Uburyo urukundo rwe rwari ruhagaze ntarashaka madamu, n'ubu ngubu niko byari bigihagaze. Ni umuntu utarahindutse, uko nasanze ari umukristo, n'ubu ngubu niko arangije urugendo rwe ari umukristo. Umuririmbyi w'ibihangano by'umwuka araririmba avuga ati, mwijuru imbere y'Imana ngo afite umuntu uzumuvugira, ngo ni umukuru w'abatanzi, ngo izina rye ni Rukundo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko uno munsi mfiteho na data bukwe. Azajya mvugira nk'umukuru w'abatanzi, ariko na data bukwe nawe ariyo. Ni ukuvuga ngo amasengesho yanjye makeya azajya yunganiraho ya data bukwe. Ibyo ntari nagasubizwa ataritaba Imana, ubu ngubu bigiye gusubizwa, kuko ubu ngubu hari uburyo bimeze neza. Ubu data bukwe ari mu ijuru, simbishidikanya habe na gatoya. Ni ukuvuga ngo ndanezerewe yuko mbaye kuri uno munsi wa none wo guherekeza data bukwe. Ntabwo byoroshye muri famille yacu, ariko kandi turakomeye kuko twamenye neza yuko yagize iherezo ryiza. Ikindi mvuga kuri data bukwe, yari umunyabwenge bwinshi, yari umugwaneza, yari umubyeyi. Yewe abana banjye barangizaga examen za 3e trimestre, bahita mbohereza mu Rwanda. Avuga ati, mugende mujye mu Rwanda, mujye kwiga andi mashuri, mugende mujye kubana na ba sogokuru, babaganiriza, bacira imigani, mubane n'abakaka, babahereza umutima wo kumwuka muwumva uko uzumera. Iteka nge wari umwihariko wanjye. Buri Disemba naboherezaga mu Rwanda, bakagaruka mu kwezi kwa kabiri amashuri yabo atangiye, kandi bagaruka koko ngasanga hari uburyo bahagaze neza. Rero sinshidikanya yuko zimwe mu ndangagaciro za muzehe no mu buzukuru biwe zirimo, kuko nanjye nabigizemo uruhare. Namenye ubwenge nkazajya mboherezayo, mugende mujye kubana na data bukwe, mugende mujye kubana na mabukwe. Ndashimira buri umwe wese wagize icyo akora. Data bukwe yarwara, twahamagawe n'abantu batandukanye, ko
n'abantu batandukanye batwihanganisha, sinabura kubashimira. Nageze igihe ndaza nanjye ngera kwa muganga ndamureba ndamusura, ntabwo naje nje kumusezera, numvaga yuko nje kumusura, numva abandi ngo twaje kumusezera, mwaje gusezera twe twaje kumusura, ku buryo niyumvishaga yuko kuri uno munsi twakagombye kuba turi hano kuri none. Nshimire itorero ryaduhaye hano hantu, gukora hano hantu harasa neza pe, harasa neza, murasa neza, abakoze service zisa gutya ni ibintu bigaragara neza cyane. Umuganda umwe yakoresheje ubukwe, abona imodokari zatahiye ubukwe bw'umwana we, abona abantu batashe ubukwe bw'umwana we, aravuga ati bino bintu bishobora kuba biri mu kuboko kwa guverinoma. Ndetse uburyo bino bintu bisa, nanjye mbona ko hari mu kuboko kw'Imana bwite. Gutaha kwa muzehe wihangane gatoya, turakoresha iminota mike ishoboka. Gutaha kwa muzehe hari mu kuboko kw'Imana, kuko namenye yuko yarwaye ndamusengera, kuko nsanzwe musengera mwifuriza uburame, mwifuriza gukomera amagara meza. Ntabwo nasenga kuko namenye ko yarwaye, nasenga nkumva isengesho ryagize amakakama menshi, nkibaza impamvu yabyo bwite. Ejo bundi mama Gwiza arambwira ati muze yabyutse nabi, ati umusengere. Nsenze numva hajemo ijambo rivuga ati Mana ubushake bwawe ari bwo buba. Iryo sengesho ririhuse cyane kuruta uko namusengeraga ngo akire. Rero ntabwo ndi buvuge menshi, ndihanganisha amabukwe komere cyane. Turi kumwe, tuzakomeza tubeho bwa buzima twari dusanzwe tubanyemo. Nukenera abuzukuru nzaza mbakohereza uko bifuza, nukenera umukobwa nzajya mwohereza uko mwifuza. Kandi nawe nudukumbura ujye udusure, Uganda niho dutuye, urahaza wari usanzwe uhagera n'ubundi. Ndihanganisha famiye Olivier Kagabo na madamu n'umwana, ndihanganisha Kitoko, ndihanganisha Shilo. Mukomere mwihangane, muze hararuhutse. Yarababaye cyane kuri none kuba ntabona serumu zimuriho, kuri none kuba ntabona baza kumugabanyiriza umuriro. Ndashima Imana ko muze haruhutse neza, kandi ndashima Imana yuko natwe dukomeye. Ndakomeza madamu nawe ni bucura wiwe, aho muze hatari n'undi ndahari, buri kimwe cyose nzakorera. Muze mwifurije iruhuko ridashira. Yesu ashimwe. Mbere yuko mvuga reka mpereze umukobwa wanjye agira icyo avuga nimba bibasha. Praise God. I wish Grandpa a happy heaven and to live well. Thank you. Yesu ashimwe. Uyu munsi ni w'ibyishimo ku bantu bizera Imana. Biragoye kugira icyo mvuga kuri uno munsi, ariko nanone sinagira icyo mvuga, sinabura icyo mvuga. Sorry. Mbere yuko mvuga ubuhamya bwa papa bamuhamije bihagije, reka mfate umwanya wo gushimira abantu. Ndabanza gushima abantu bose bicaye hano, ubuzi wese ko yagejeje ikirenge hano aza kudutabara. Imana imuha umugisha, kandi mwakoze neza, mwatwambaye, mbese birasa neza, mwakoze cyane. Kugira ngo nshimire abantu ari umuntu utaza kwiyumvamo, ariko mu by'ukuri ntihagire urumva ko ntamushimiye. Ndabanza gushima ko twageze ku birori bya papa wacu, Imana ishimwe. Ikindi reka nkomeze nshimira abantu, ndashimira abatwari muri rusange. Uwumva wese ko ari umutwari ntiwe mvuga inzu abamo, ndashimye imbaraga bashizemo, ubutwari bashizemo, inama bashizemo gutegura n'ibi bintu. Imana ibaha umugisha. Bwumvuza abatwari n'abagore babo bariyumvamo, buri wese w'umutwari Imana imuha umugisha. Ndajya ku ruhande rwa mama, ndagenda ku badahurwa, nabo ndabashimiye. Abandi nshimira, ndashimira abanyenyanza. Uzi wese ko aturuka i Nyanza, ndavuze ngo Imana
imuhe umugisha kandi turamushimiye. Nanjye ubwanjye mu izina ry'umukobwa wa muzehe ndabashimiye. Abandi ndashimira abantu bavuye Kampala. N'ejo pasiteri wanjye yari yaje kuntabara, sinzi ko yaba yagarutse ariko yumve ko mushimye. N'uwaherekeje umutware wanjye papa w'abana ni Peter, niwe nabashije kubona, sinzi ko hari abandi ariko haba hari n'abandi. Ndavuze ngo mwakoze cyane kunyambara mukava Kampala, biba bigoye, ni ikintu basha gutegura, byari bitunguranye ariko babasha kuza kudufata mu mugongo, nabo ndabashimiye. Nukuri nashimira abantu benshi, ndashimira ababyara banjye kuri side ya Muyomba, abaturuka kwa Muyomba bose ndavuze ngo ndabashimiye ku bikorwa bakoze. Ndongera njye ku ruhande rw'abana ba shangazi, mbese ubwo ndavuga ababyara banjye baturuka kwa shangazi, nabo ndabashimiye. Ntabwo ndi bugende mvuga amazina kuko ni benshi. Wumva ko aturuka kwa bashangazi nawe ndamushimiye, bumve ko bagaragaje ubutwari budasanzwe. Reka nongere nshimire itorero rya Methodiste kuva i Nyanza na hano, abayobozi ba pasiteri bose ntako mutagize kutujya inyuma. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha kubana natwe muri ubu burwayi bw'umusaza wacu. Reka nkomeze nshimire abantu, ndashimira timu yose yabashije kubana natwe turwaza papa. Ni ukuri wenda ninjya kuvuga abantu nshobora kugira abo nibakirwa, ariko nk'uko Kitoko yabivuze turashimira umwana witwa Alice yabanye natwe. Alice yakoze igikorwa, ndi umukobwa wa muzehe ariko sinigeze nkora nk'ibyo Alice yakoze. Alice wumve ko tugushimiye kandi wanejeje imitima yacu, ariko turabizi ko Imana yo mu ijuru izaguhemba. Reka mwakomeje kuvuga ubwenge bw'abantu, turongera dushimire Muyomba kubera ko yabayeho umuganga. Bavugaga ibijyanye n'uburwayi bwa muzehe tukamenya uko tubyitwaramo. Njye sinari nzi ko papa ashobora kugenda, ariko nanone iyo bavugaga uburwayi hamwe nasubiraga inyuma nkumva ko papa ashobora kugenda. Ariko Muyomba yabitwinjizamo, njye numvaga narakomeye kuva papa namubona amaso ku yandi. Ndashima Imana ko yabitwumvisaga tukabasha kumenya aho turi kujya, nimba papa babaye turi bumenye uburwayi afite, nabwo turamushimira. Ntagira abo nsiga, ni ukuri buri muntu wese yumve ko mushimiye mu izina ryiwe wabashije kugira uruhare. Abampaye message ntibagiwe n'abana ba Compassion wa 149 babanye na muzehe, hari n'abamurwaje, mbese berekanye ubutwari budasanzwe. Compassion, abana mwihangane kubura papa, ndabizi papa uko yanshingiye nkamwambika ingofero, hari abana bambitse papa ingofero bo muri Compassion, nabo ndabashimiye ko bakunze papa, nubwo yari yarabakunze ariko nabo bamweretse ubwo butwari, nabo ndabashimiye. Ni ukuri nashimira n'abana bansuye, abampaye message, abampaye amafaranga kuri momo, abampamagaye, ababyara ba papa, wumva wese ko afite isano rya papa n'umuntu wadusuye wagize uruhare mu burwayi bwa papa, turamushimiye. Reka mfate umwanya mvugeho papa. Papa yari inshuti yanjye, papa yari umuntu nkunda. Bakomeje kuvuga ukuntu yakundaga abantu, ariko nabonaga ninjye akunda kurusha abandi. Buri wese uje hano yabivuga gutya ko papa yarankundaga. Ibindi bavuze ko papa yari umunyabwenge. Papa yari umuntu udasanzwe. Papa yari umunyabwenge. N'ejo bundi Nyanza nabivuzeho, twigeze kubona mu Bugande bajya biga primaire ikarangiza mu wa 7. Umwana bamuha imibare iratunanira, nyine tugerageza, twari nk'abantu 8, biratunanira, byari partage. Kandi partage iyo uyikoze ukabona totale bidahuye uba wabyishe. Tubikoze bitunaniye, ndababwira nti mwaretse nkagira umuntu nohereza ino message. Byari mu Cyongereza, ngerageza kubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo papa abashe kubisobanukirwa. Papa yarabikoze mu isuku, mbese nta kavuyo byari bifite. Ahise amfotorera kuri WhatsApp, ndabona muze mbereke cya gisubizo cyari cyatunaniye. Nkibahaye barambwira ngo ninde ugikoze, ndavuga ngo ni papa wanjye. Barambwira ngo urabeshya. Umwe muri barambwira wazampuza na papa wawe, muhuza nawe. N'ubu bajya bavugana, ni muri Amerika wenda ari kudukurikirana, yitwa Buyoyo, ni Umurundi, ngira ngo n'ubu baravugana. Nk'icyo kintu urebe ukuntu twari
twari benshi twarize vuba kuruta papa wari warize kera aba ari udukemurira iyo mibare. Reka nongere mvuge ku kijyanye n'imibare nanone, twanongeye nanone duhura n'ikibazo nge na papa w'abana, turagikora akora B nkora A, tubura nanone biranze, mbyohereje papa mu masegonda make yarabiduhaye. Nabyo ndashima Imana ko yari yaraduhaye umuntu w'ubwenge ushobora kuba yatuvuganira nkaho twananiwe nk'ibyo, nk'uwo mwana yari kujya ku ishuri wenda ntiyari kumenya icyo gisubizo, ariko kuko papa nari muzi mu buhanga bw'imibare yaradufashije. Reka mvuge ku kintu cyo kwandika neza. Papa yarandikaga, papa yandikaga neza bishoboka. Nigaga muri Troncome, papa biba ngombwa ko amperekeza nkajya muri banki, mumbabare ndarondogora, ariko nta wundi munsi nzongera kuvuga kuri papa. Tugeze muri banki, hari umudamu wabonaga ari mwiza pe, ubona w'umusirimu, areba ukuntu papa yanditse, arambwira ati muze wamfasha nkagira icyo nkubwira. Arahindukira arambwira nta kibazo, wanyuzuriza urupapuro ko njye mbona uri kwandika neza. Ndeba ukuntu yabihaye umwanya, ariko papa yari azi kwandika, abantu bose bamimuziho. Ikindi papa yakundaga abana. Muri Compassion arabana bagiraga amakosa ntibandika amabaruwa ngo bayarangize, papa akatwicaza, nyamuneka nimwuzurize bano bana batazabakura mu mushinga. Papa iyo yakoraga umurimo yawukoraga neza yishimye, mbese agira ngo n'aba abandi bafite n'amakosa abakavaringe kugira ngo bya bindi bitaza kubagiriraho nabi. Iyo abireka bari kubirukana muri Compassion, ariko papa akatuvuga mu bandikire. Papa yari azi guhindura umukono, agahindura akandikira nk'abana 50 mu ijoro rimwe. Ariko ndashima Imana ko mu murimo aho yagiye akora papa ntiyigeze ashwana n'abantu. Ikindi papa yari umunyabwenge, yabikoraga neza, ntiyahubukaga mu magambo. Reka nshimire papa w'abana, mumbabarire narondogoye ariko ntabwo bizongera kubona ijambo navuga kuri papa. Papa w'abana ndamushimira ko yabanye nanjye mu burwayi bwa papa. Iyo biba ngombwa yaramfiteho uburenganzira kurusha mu rugo, nari naragiye, ariko arambwira ati haguruka ujye kurwaza muzehe. Muzehe naramurwaje, ndamurwaza numva ko nyuzwe uko mbishaka. Papa uko yatakaga narabibonaga, ariko papa w'abana asigara ku rugo, ngiye mbasha kuza kurwaza papa. Papa nararuhutse kumurwaza, papa yarababaye. Ngiye nagerageje aho mvuga ngo njyandara kugira ngo mbone uko muprofita, kuko kumanywa habaga hari abantu benshi, byibuza ngira icyo mubwira. Ndambwira papa nkuzanira abana, ngo hoya wibatera ubwoba. Nkahora mbimwibutsa papa, ariko uko natambukaga yaranyitegerezaga, yasaga nk'umuntu uri kunsezera. Papa gwiza ndagushimira ko wabanye nanjye muri ubu burwayi bwa papa. Reka mvuge ku munota wa nyuma nsezerana na papa. Nari ngiye kujya mu ntara, ni byinshi simbutse mvuze ku bya papa nziranye nabyo, ni byinshi kandi namwe mufite ibyo muzi. Reka mvuge ku munota wa nyuma na papa. Hari ku wa gatanu biba ngombwa ko njya gusura umwana w'Inyanza. Ndi bugeyo numva nkihakandagira gutya, mpita numva ikintu kinturutse mu mutwe kigeza hasi. Ndavuga se ko umubiri wanjye uhindutse habaye iki? Mu by'ukuri sinarinzi ukuntu byagenze. Numvise umwuka umbwira ngo nimufate mu kiganza. Abo twari turi kumwe barahari, babyara bacu ba Furahana ba Kinyana. Numva ko umutima umbwira ngo ninsengere papa bishoboka, ngo nindangiza simusezere mubwira ko ngiye mu ntara, ahubwo musezere ko ari aho ngiye. Naramusengeye ndamusezera, ngiye kubona papa mbona agize gutya. Bivuge ko ngiye na papa twasezeranye mu ijambo. Ikindi mvugaho, ndashima Imana ko papa yari yaramuhaye ubukristo. Papa kuba apfuye yizeye, ubundi papa ntiyarariho, ubu nibwo atangiye kubaho, ubu nibwo abaye muzima. Nkuko mama yabivuze, dufite abantu babiri muri famiye ya Bibarwa. Hari Bibarwa, hari n'umwana we w'imfura wagiye. Ubu famiye ya papa mujye mubara ko harimo abantu babiri. Yesu ashimwe. Navuga byinshi ariko mwese mwumve ko mwaje kudutabara. Papa rero nzagukumbura, Mana nzagukumbura papa. Papa mwifurije iruhuko ridashira, ndabizi nintatwisani nzamusanga papa. Abamarayika bakwakire, abamarayika bakuririmbire, abamarayika Mana imwakire. Ndabizi ko mu muzuko wabera tuzahura na papa. Murakoze. Urakoze Fabiola kandi wihangane. Katwumve umukecuru wawe w'igito.
komeza wicare katwumva umuvandimwe Janvier abona ko amasaha yagiye wowe ndabizi kutajya utinda. murakoze cyane ntabwo ndi butinde abo Fabiola yabashimiye ntabwo sura kandi gushima ariko ndashimira Eglise Methodiste biciye muri Musenyeri bagiriye muzehe icyizere bakamuha kuba umushumba w'iyi Eglise kugeza kuri uyu munsi. Mwarakoze cyane kubwo kumwizera. Famiye mwarakoze cyane kubana na muzehe, ariko cyane ndashimira abantu batatu bamfashije kugira ngo nshobore kuba ndi hano. Oncle Justin warakoze cyane kumpamagara kugira ngo nze gusezera muzehe. Oncle Raho mwarakoze. Dr Mahoro oncle warakoze kugerageza kumbwira ko nshobora kuza kaza kureba muzehe. Muzehe yarwaye bisanzwe twumva ko azakira ariko siko byagenze. Bampamagaye ko muzehe bitagishobotse ko nzamusanga. Nabaje Kitoko ndashobora kuza. Kitoko arambwira ati no, ati ndabona bizagenda neza. Mbaza mama ati ndashobora kuza. Ntibambwiza ukuri birashoboka ariko nabo niko babibonaga. Ariko ndashimira abo papa batatu bambwiye ukuri ubishoboye waza ugasezera umubyeyi. Naraje naje gusezera muzehe. Twamaranye Desmond ndi kumwe mu bitaro n'abandi bavandimwe n'inshuti na muzehe wari uvuye muri Kongo. N'amahirwe nagize yo kumusezera ko naje akivuga aravuga turaganira. Ngira amahirwe kurara mu bitaro turi kumwe nawe na Kitoko. Turamubona ariko tubona ari kugenda. Muzehe ndamushimira kuko yemeye umwuka ntiwashiramo cyangwa se Imana yemeye umwuka ntiwavamo ntarashika ariko narashitse ndamubona ndamurwaza. Umunsi nasubiyeyo ndamusezera twari twaje umwana ndataha ngeze mu Bubiligi ndahamagara ku kibuga cy'indege bambwira ko muzehe atameze neza. Le dimanche le 26 amasaha y'ijoro barampamagara hari umwana wari umurwaza arambwira ati muzehe birarangiye. Namwe tunafate video murebe amfatira video muzehe mureba muzehe yaracikanye ndi kumureba. Nagerageje gutekereza ko ndashobora kuza kumuherekeza bwa nyuma ko byari bigoye. Ariko mu minsi 4-5 nashoboye kandi kugaruka kugira ngo nze guherekeza muzehe. Singiye kurangiza ndubwira ikibazo. Muzehe yarandeze andererana urukundo rudasanzwe. Hari igihe nshobora kubivuga bamwe bakabitekereza uko cyangwa bakabyumva ukundi ariko hari abahamya. Kitoko yagumye avuga Pastor Musore Alexis arabizi cyane baonkle barabizi. Yamfashe ndi umwana mutoya ampuburere aranyigisha. Ndi mu bana yigishije ariko yigisha mu bundi buryo butandukanye peut-être n'abandi kuko nje twari inshuti. Yamaye byose. Papa aragiye atamfitiye ideni na rimwe
hari igihe umubyeyi ushobora gutekereza tumuzuye peut-être hari icyo wamuburanye cyangwa se agiye agufitiye ideni ariko agiye nta deni na rimwe amfitiye. Yaranyigishije kugeza muri humanité ndarangiza. Hari igihe nigeze kumubwira ko nshaka kuja kwigira ahantu muri université twari kumwe n'umusore, arambwira ko bitari bushoboke hariya ahubwo uraje ahandi. Ndamubwira ati oya ntabwo nje hariya. Arambwira ati yangane rero ngiye gushakira uburyo uzahigira. Byashoboka nabyo ndagenda turatandukana. Ndamushimira ko yanshingiye. Urashobora kurera imfubyi ariko byagera igihe yenda ntumushingire, ariko ndamushimira ko yambaye umunani wanjye kimwe n'abandi bana. Ntabwo nashoboye kumenya papa ngo mbane nawe, niwe nabanye nawe. Reka nshimire mama. Thank you. Warakoze cyane kundera. Nigeze gusigarana nawe kuri Gatobwe kitoko ari Burundi na muzehe. Ambere umubyeyi mwiza. Muzehe nta n'umunsi n'umwe twaganiraga ndiye kumbwira ko mukunda. Ntabwo mbivuze uyu munsi kuko atagiye, ariko abahamya barahari. Namubwira ko mukunda kandi kuko ndamukunda nubwo atagihari. Urukundo namukunda kito ibyo yankoreye byose nzabitura uko bizagenda kose. Nshimiye Imana kuko muzehe yashoboye kuva hano mu Rwanda afata indege aza mu Bubiligi na mukecuru baza gusura urugo rwacu. Muzehe yagiye abonye abana banje. Merci. Wihangane Janvier ndetse n'abavandimwe mwese, by'ukuri byari ngombwa ko bafata umwanya kugira ngo batange ubuhamya umubyeyi wabo. Ibyo kuvuga byari byinshi ariko kubera umwanya reka sabe bamuyomba, sabe bamuyomba ndetse ari nabo basebukwe bamuyomba wa Kitoko ndetse ari nabo basebukwe wa muzehe muzire rimwe kuko n'ubundi ni umuryango umwe, ni bamuyomba bakaba n'abasebukwe wa Pasiteri Bibarwa. Okay, famiye wenda famiye Mfizi mwaza ngo mufate ifoto, hanyuma haze gusigara bakeya baze gufata ijambo. Famiye Mfizi abari hafi bamwe bahagarara hasi. Reka duhere kuri ba nyirarume. Ndabona bakirimo, nimwihute kugira ngo dufate ifoto y'urwibutso. Murakoze cyane. Ubwo musubire mu byicaro, aba bagennye kuvuga ari basigara. Turahera kuri bamuyomba. Murakoze cyane kuduheza ijambo. Mbere ya mbere
ndahumuriza umuryango wa Pasiteri Bibarwa Shanga n'abana bose, Imana ibahumurize. Nanone ndahumuriza umuryango w'abatwari bose, Imana yo mu ijuru ibahumurize. Ndahumuriza nanone umuryango wa Mfizi wabuze Pasiteri Bibarwa. Pasiteri Bibarwa yari umwishwa wa sogokuru, akongera nanone akaba n'umukwe wacu. Pasiteri Bibarwa yari umwishwa wa Kamukwengo, akaba umwuzukuru wa Shirikinyoma. Rero ngewe uri kuvuga mpagarariye umuryango wa Nyirarume, ariwe sogokuru Kamukwengo. Twabuze umuntu w'ingenzi, umuntu ukomeye cyane, umuntu wadukundaga. Biratubabaje cyane, ariko turihanganye kuko Bibarwa yari umukristo. Ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi cyane, ndavuga amagambo 2 cyangwa 3 gusa ngasoza, kugira ngo nsigire n'abandi umwanya babashe kuvuga. Ijambo rya mbere, Bibarwa yari umunyabwenge, yari imfura, yari umugabo w'inyangamugayo. Bibarwa yakomezaga ikintu cyo kuvukana cyangwa se umuvukano afitanye n'abantu. Ngewe ndi kuvuga ndi umwana wa mwishwa wiwe wa mubyara we, ni ukuvuga ngo aratuzi twese abana b'ababyara be, yarabazi, akamenya aho twashatse, akamenya n'abana bacu. Icyo kintu mu by'ukuri Bibarwa yarazi kubana n'abantu, yari umunyabwenge, yari imfura, yari umukristo nk'uko itorero ryabivuze. Ikindi cya kabiri muvugaho Bibarwa, nta kintu na kimwe twakoze mu muryango, byaba ari ibyago byari bidushikiye cyangwa se ibyiza, byose Bibarwa yabibayemo, nta na kimwe atabayemo. Turabimushimira, yari imfura. Ikindi cya gatatu, ndibuze gusorezaho kugira ngo mpeze muzehe umwanya. Bibarwa babivuze ko yari umunyabwenge, na grand frère ari muri Canada, yarababaye cyane, yamubereye umwarimu Rawi. Yambwiye ibintu byinshi kuri Bibarwa, ibintu by'ubwenge, ibintu byo kwandika, ibintu byo gushushanya, byari ibyiwe. Kurangiza rero, ngiye kurangiza, Bibarwa mu by'ukuri mu muryango wacu yari umuntu w'ingenzi. Imana yari yaramuduhaye ari Bibarwa wenyine, kuko tumuzi. Yari umuntu umwe, tuzamukumbura, tuzamwibuka, tuzamutekererezaho byinshi. Ariko uyu munsi Bibarwa yagiye adusigiye ba Bibarwa benshi. Icyo cyonyine nicyo nshima nk'Imana. Nitumukumbura, nitumwifuza, nidushaka kumureba, kuko atazibagirana, tuzamurebera muri Kitoko, tuzamurebera muri Kagabo, tuzamurebera muri Fabiola, tuzamurebera no mu bana biwe, abuzukuru. Aho niho tuzamubonera. Kitoko niwe mfura yiwe, iyo tumureba tubona Bibarwa, ntituzamwibagirwa. Rero reka nsoze mvuga ngo Bibarwa yari umukristo, yari imfura, arasinziriye. Nitugera ikigirenge muke, mu by'ukuri tuzabana mu bwami bwo mu ijuru. Imana imuhe iruhuko ryiza, imuhe gusinzira neza ategereje umuzuko w'abera. Murakoze. Arakoze cyane Michel uhagarariye ba Nyirarume wa Bibarwa. Bibarwa rero ni umwishwa, ni umukwe, ariko kandi natwe hano muri uyu muryango wacu n'uyu muryango w'abatwari, natwe hano turimo abishwa biwe, turimo abakwe biwe. Mbese mu by'ukuri isano ry'uyu muryango n'uyu muryango wa Bibarwa ryari risobekeranye cyane.
ntabwo ngiye kuvuga ngo turababaye cyane kuko umubabaro mu by'ukuri yaba cyari ikintu gipimwa nko ku munzani, nibura ngo tubabwire ibiro dufite by'umubabaro byo kubura bibarwa, ariko mwumve ko amagambo yose tuvuze ari ukuri. Kubura bibarwa biratubabaje cyane, n'umuntu w'ingirakamaro. Bibarwa yabanye na ba nyirarume na ba sebukwe muri wa muco nyine w'iwacu, ntabwo twari tubana gutya, kandi burya ntibakabeshe, ntabwo umuntu aba yegeranye n'undi iyo mudaturanye. Ariko bibarwa cyane twaje kumubona noneho muri iki cyiciro cyacu cy'ababyara biwe, aratwegera, turakunda tubona bibarwa uwo ari we, ziriya ndangagaciro zose aba ari bwo tuzibona. Ubu rero nibwo mvuga ko twari tugeze mu mwanya wo kumenya bibarwa. Ubwenge n'ubuhanga bwa bibarwa ubu ngubu rero yari mu rwego rwo gusabana cyane n'abana bacu. Ni ukuvuga ngo ibyo avuze bya Lawi ni umwana wa mubyara we. Ejo bundi yanyoherereje audio aramuvuga, numva aramuzi. Undi muvandimwe uri muri Canada aravuga ngo yatangajwe n'ukuntu Lawi azi bibarwa, arebye kari iri hagati yiwe na bibarwa akumva ntiyari kumumenya. Byatewe n'iki? N'ubusabane bwa bibarwa, guha agaciro umubano mu buryo yavuye ku rwego rwa ba sebukwe aja ku rwego rw'ababyara be, ubu ngubu yari mu bana bacu. Rero mu by'ukuri tubuze umuntu ukomeye cyane. Sinsubira mu ndangagaciro za bibarwa, nta nubwo nanazivuga nk'uko bikwiriye, ahubwo kuzivuga nje ndiko numva turi kuzipfobya, kuko mu by'ukuri yararenze uko tuzivuga. Ariko ndavuga amagambo abiri kuri bibarwa. Uwo ni iki? Mpereye inyuma nazagamo na nta wundi muntu usa na bibarwa. Na biriya bitsike Imana yari yaramuhaye bigiye nko kuba byinshi ho, je nazaga mbona ari design Imana yamuhaye, nkabona ni mwiza cyane cyane. Indoro ya bibarwa yakurebaga ukabona ukunda, ari kukureba huzuyemo impuhwe, imbabazi, urukundo n'ibindi nk'ibyo. Yabumbura akanwa yavuga amagambo ya bibarwa akaza rutuko wewe ubyiyumvamo. Urugero, iyo twabaga dufite nk'ibirori, bibarwa akaza agafata ijambo ryo gushima Imana, wumva agacukumbura bya birori kandi ari twe tubifite, akarushaho kubyagura kubera bwa buhanga n'ubumenyi Imana yamuhaye. Haba ari mu mubabaro, ntabwo ari amagambo asanzwe yo guhumuriza ngo mukomere, mwihangane, ngo ibintu ngo nta kundi, ngo niko ibihe bimeze. Oya, yazaga avuga amagambo ukumva ni amagambo uruhande rumwe ukumva yababaye kukurusha, icya kabiri ya magambo akaza ari icyomoro. Urugero, umunsi abura nyirabukwe yavuze amagambo asanzwe, ariko aravuga ngo mwari muzi kuko mu muntu, ngo umuntu umwe ari mugari cyane, ngo muri uyu mubyeyi harimo abasomyi ba Bibiliya. Ubwo yashakaga kuvuga ko yabyaye abapasiteri, ubwo nibibarwa n'abandi. Muri uyu muntu harimo abantu batera inshinge, ubwo ni n'abandi bize ubuvuzi. Ngo mu muntu harimo ba kanyamigezi, twari dufite umwana wize ibintu bya plomberi. Ngo mu muntu avuga mama kuruta uko njyewe, aramwagura kuruta uko twari ko tumufashe. Twabonaga nyine tubuze mama watubyaye, watureze, watugize gute. Ariko iyo description ngaragariza ubwenge bwa bibarwa. Ndamushimiye. Reka ngarukira, reka mbabwire bibarwa mu kwezi tumaranye arwaye. Bibarwa rero ndashima Imana kuko twagendanye mu burwayi bwiwe. Dore uko yarwaye. Iyi ndwara ntabwo mu by'ukuri yari indwara isanzwe, ryari igare Imana yateguye. Ubwo baheruka gusura abana, barabasuzumishije iwe n'umugore. Bibarwa ava mu bipimo byose, haba mu Bubiligi no muri Amerika. Nyirakiza ari we murwayi. Twari tuzi kuko atazamara n'amezi abiri adapfuye, ariko bibarwa avamo ari muzima,
za sikaneri zo hanze, za MRI zo hanze zigaragaza bibarwa ari muzima. Ejo bundi ararwara bisanzwe nihuse, amaze kurwara arampamagara tujya inama, umuganga wari umufite aramukurikirana kugeza uwo muganga ubwiwe amuboneye undi muganga anamusabira rendezvous. Urumva ko bibarwa muri ubwo burwayi abantu bamwitaye uhereye no kuri uwo muganga. Abandi baguha transfer ukirwariza, ariko we yaramubwiye ati ngiye kugushakira umuganga kandi ngusabire rendezvous. Niko byagenze. Rendezvous yarageze, aja Faisal arabagwa, abaganga baramusezerera arataha. Icyumweru kimwe ari mu rugo haba complication yo kubyimba inda. Tumusubiza dufatikanyije n'umuryango we, asubira Faisal. Yaraye mu ijoro rimwe baramusezerera, vuga ngo uzagaruke nyuma y'icyumweru muri controle bisanzwe. Aho ngaho reka nshimire umuryango wa Ntwari, ariko cyane cyane nshimire umuvandimwe Sebagabo Levi. Yafashe umwanzuro w'abagabo aravuga ngo ntabwo dutahana bibarwa. Ubwo nubwo bari bamusezereye byatumye aje CHK aho yarangirije. Ageze CHK nanone twabifashijwemo na Adele, Imana iguha umugisha. Mpora mbivuga, uri umugore w'intwari, uwo ni nje dukora ibintu binanira abandi benshi, ashaka abaganga. Nihuse rero yinjiye ibitaro kuwa mbere, kuwa gatanu umuganga w'umuspecialiste w'izi ndwara zishingiye ku gifu, imyijima n'ibindi nibwo yaje kureba bibarwa, aramusuzuma, ansaba impapuro yivurijeho kuva i Butare turazimuha, afata n'umuganga wari ku ruhande aramubwira ati mpa dosiye ya bibarwa kuva yinjiye ibitaro hano, arayimuha arayisoma, ngo arangiza ahita ategeka, aravuga ati ubu ngihagaza wewe mushiremo sonde yo kumugaburiramo. Aramfata afata Adele, ati nimuze hano. Tuja mu cyumba, atera intebe, ageze aho ngaho aratwicaza, aratubwira ngo icyo nje kubabwira nuko uyu murwayi wanyu arwaye kuruta uko mwebwe mumubona. Ikimenyetso ejo nk'aya masaha tuzamushira ku mwuka. Icya kabiri, afite infection yitwa sepsis, bisobanura ngo ni mikorobe zitafasha ibice by'umubiri ziri mu maraso. Mu maraso uko amaraso atembera hanyura hose abajana ya mikorobe. Bivuga ko ingingo zose z'umubiri zifite risike yo gufatwa n'iyo infection. Ubu mbabwira, impyiko zarafashwe, umwijima warafashwe, ndetse n'ibihaha. Ngiye gutangira kumuvura, ariko 70% z'abarwayi bafashwe n'iyi ndwara barapfa. Ndamushimira, Imana imuhe umugisha, kuko parcours zabibarwa yose uwo niwe watwicaje, niwe waduhaye amakuru, niwe wakuyeho kwibaza. Iyo urwaje umuntu ukabona ntiyoroherwa uribaza, ariko ndamushimiye ko yaduhaye amakuru bigaduhesha kwakira uburwayi bwa bibarwa. Muri icyo cicaro twamubajije ibibazo, tumubaza n'iriya ndwara yari yabazwe mbere. Aravuga ngo bavuga ko ari agasabo k'indurwe, ariko agasabo ntikaza kaziba, ahubwo umusinini cyangwa umuyoboro uva muri ako gasabo Imana yaremeye kugira ngo indurwe itonyangire mu mara, niko kari kazibye. Kazibishwa n'ibintu bibiri. Icya mbere, iyo hagiyemo ibuye barikuramo umuntu agakira. Icya kabiri, kazibishwa n'ububyimba. Ubwo rero muri raporo nabonye nta buye ryari ririmo, ni ukuvuga ngo aho hantu hari habyimbye. 99% ry'ububyimba bw'aho hantu iba ari kanseri. None urabikoraho iki? Ntacyo mbikoraho. Icyo nari gukoraho nuko nari gutumira abaganga babaga, bakaza bakajana bibarwa mu ibagiro, bagafataho inyama bakaja kuyipima. Umuntu wafashe impyiko zapfuye, umwijima warwaye, ibihaha byapfuye, ntibomusinziriza ngo akanguke, n'ubundi yapfa. Ndamushimira ko ayo makuru yaduhaye. Ariko nk'umuntu wari kumwe na bibarwa,
hari abaganga babiri niyambaje mu by'ukuri babaza aya makuru baduhaye ko ari ukuri, barayahamya 100%, batari kumwe na bibarwa, batari kumwe na wa wundi. Fata iyi raporo y'uburwayi bwa bibarwa, nyoherereza umwana muri Kenya ubona yoherereje nawe abaza umuganga w'inshuti ye, wa muganga aravuga ngo nje sinza mvura izi ndwara, reka nguhuze n'undi. Uwo yahuje nawe amwohereje ya raporo, aramaze ngo si uyu murwayi ari muri Kenya atari mu Rwanda, nanje niyo ndi mvuza n'abamufite. Ndumva ayo makuru nta bantu bari bayazi. Nafashe impapuro zose za bibarwa na CD ndabyikorera mbijana ikabuga Masaka muri Arcade, niba ari Arcade. Muganga turabonana, baje ari abaganga babiri, turicarana mbaha za mpapuro barazisoma, bamaze kuzisoma bansaba CD barayijana ngo bagaruke barambwira batumva umurwayi ameze ati tari ku mwuka, ari muri sepsis, nta kindi twokora. Icyari gukorwa ni ukubanza kuvura iyi septisemi. Bahuza na wa muganga n'aba bajyanama bo muri Seshika bahuza kimwe, bivuga ko mu by'ukuri iyi ndwara yabibarwa, urwo ruhurirane umuntu utarahoraga rwara rwaje ari ukugira ngo igari Imana yateguye rigere igihe cyaryo. Kuri ubwo rero nicyo cyatumye twakiriye uburwayi bwa bibarwa. Ayo yari amakuru numva kuri nje byenda ari ngombwa kuyabasangiza. Reka rero ngira icyo mvuga kuri uyu muryango wa bibarwa. Wibajije ngo wajyaga ugira ngo niwe uzapfa mbere, nanje niko narinzi, natwe twese abari hano niko twari tubizi, ariko ndi kwibaza impamvu nanje byabaye. Mu by'ukuri nje umutima nama wanje warambwiye ngo impamvu ishusho y'urugo rwa bibarwa abantu benshi bahamije ko ari urugo rwiza rw'imico myiza, abantu bamenye Imana, bagakiranukira Imana, bagakorera Imana nk'uko Imana yabishakaga. Iyo uja gupfa mbere ya bibarwa, uru rugo rwari kugira indi shusho, rwari gusa no kujya kwibara ry'inyombya. Je ndi ku mutima wambwiye, niyo mpamvu bibarwa yagiye mbere yawe kugira ngo uru rugo rugumane iyi shusho yarwo. Rero ngiye guhumuriza umuryango wa bibarwa, twese turababaye, ariko ntabwo tunganye umubabaro na Nyirakiza na Mudagiri na Gitoko n'abana bose muri rusange, ntabwo umubabaro ungana. Ubu murakomeye ko turi kumwe, ariko ubu guhera uyu munsi ku mugoroba n'ejo bundi nugera muri iriya nzu yawe ishusho izahinduka. Satani azakuganiriza, azabongorera, ariko mwamenye Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo utewe n'amakuba akomeye ate ukiheba ubonye ko bicitse pe, ngo ahubwo uje ubara imigisha Imana yaguhaye. Ihumure rero, Nyiraki imyaka 18 wamaze utagira umwana, ukaba ufite abana, ukaba ufite abakwe, ukaba ufite abakazana, ukaba ufite abuzukuru, iyo ni imigisha ugomba kubara. Iyi Imana yaguhaye ntuheranwe n'agahinda, ntiwiganyire, ntugire gute. Ihumure rya kabiri, hari n'uwo habwa abana ariko ugasanga ntacyo bamufashije. Imana yo mu ijuru yaguhaye abana bazima b'abagabo bazatuma abatwari batazakora inama yo kuvuga ngo ese uyu mupfakazi ninde umufata, uyu mupfakazi ninde umwambika, uyu mupfakazi ninde umugaburira, minerevare y'abana irava, abana bararya iki, inzira ishurwa n'iki. Kuba usigaye muri iyo stati urumva iyo atari imigisha, aho abandi bapfakazi babura abagabo bagasubira bakagaruka bakaba n'umutwaro ku muryango, iyo ni imigisha. Ndatinze, umugisha wa nyuma ni ukuri naje sinshidikanya, mwamenye Imana, uri umukristo, bibarwa ari umukristo. Bibiliya iravuga ngo uwanditse iyo zaburi yaravuze ngo yari umusore ngo none arashaje, ngo ntiyigeze abona umukiranutsi ariko cyangwa se ngo abana be basabirize. Ndahamya neza kuko nanje kimwe n'abandi bose kuko muri abakristo
ejo niko batwigishe kandi pasiteri w'ejo yaramfashije cyane cyo cyatumye ntanatinze no ku ndangagaciro za bibarwa rero iryo ni ijambo uyu muryango uvukamo uguhaye nk'imfashanyo nk'ikintu inkunga baguteye n'umuryango wawe kugira ngo ntimukiganyire nubwo abatwari baza gushimira abantu ariko natwe reka dushimira abantu mu by'ukuri mu ncamake ndashimira aba bagabo b'abatware Imana ibaho umugisha ntacyo mutakoze kuri ibi bibarwa uriya mugabo twarabanaga umunsi ku wundi Jonas yageze muri Sashka abaganga baziranye nawe arabahamagara ati nguyu muntu muri dosiye y'abibarwa nije yatanze nije wanditswemo ko nije bazoza baha amakuru ibyo byose ko ari ukugira ngo bibarwa tumurwaze neza ndabashimiye Imana ibagirire neza ndashimira timu y'abana basimburanaga kuri bibarwa nta munsi higeze hakorwa inama ngo dushake abantu bazorara kuri bibarwa bamwirirweho abo bana bonyine bariyaranjaga tibaza hano ariko reka aho bari abari hariya bahagarare n'abandi turi kumwe hano bigira hano imbere muhagurukaho muri abantu bose baraye biriwe kuri bibarwa muhaguruka abantu bababone mubigire vuba ariko abo bose rero uwakoordonaga ibikorwa byose n'uwo mwana bavuze ngo ni Alice n'umwana wa murumuna wa Nyirakiza niwe wabazwaga ibintu byose bigendanye n'abarara bigendanye n'abiriwe Imana mu ijuru ibaha umugisha nimwicarire ndashimira Pasiteri Jonathan ni mubyara wa Ibarwa iminsi naje nabaye hariya ku bitaro narakubonye waramusuye yazaga ajya kugenda ngo ninde agakanda akanyenyeri agasenga akavuga Imana iguha umugisha ndashimira umuryango wa Revera Pasiteri Sebitereko ni umusaza umaze kugira intege nke ariko mu by'ukuri basuye bibarwa n'umunsi bibarwa cikana saa 7 z'ijoro twari kumwe na Sebitereko n'umugore we n'abana be bose barimo umukwe wa mushiki wa bibarwa uwo muntu nawe ndamushimira cyane nsoza ndashimira abana b'inshuti z'umuryango binyuze mu mukobwa wacu basengana b'inshuti magara muri ayo masaha y'ijoro bamenye ko twagize ibyago baraza narababonye ndumirwa sanga ni ibintu by'agaciro gikomeye cyane kuri ubwo rero nsoza uyu muryango nanjye ndabashimira Imana ibaha umugisha kubwo kurwaza umwishwa wanyu kandi mukamurwaza mu buryo bwose bushoboka Imana ibaha umugisha ndabizi mwebwe singiye kubatindaho haba bangaba bari aha ngaha ndetse n'abari hanze tutari kumwe hano mu by'ukuri nanjye nkamura mu babibarwa direkite ndabashimiye cyane kandi mubabwire ko twabashimiye bariko baranadukurikira twabanye n'uyu muryango kuva bibarwa kirwara mu buryo bwose mukiriyo twabanye namwe ariko nanone bavuze ngo Nyirakiza afite inshingano zo kurera abana nubwo ari abagabo ariko nta mwana uzukura imbere y'umuzeyi Nyirakiza rero uyu muryango uhagaze aha ngaha muryango wa nyirarume wa bibarwa ndetse no kwa sebukwe haba uyu munsi ntibishoboka kuko turacajagaraye abantu bose baracyakwagatya ariko guhera ejo n'ejo bundi tuzagusanga mu rugo tuzaza mu rugo bavuze ngo nkubwire ko bakugeneye inka zibiri zo kuba zigufasha kurera abo bana Imana yo mu ijuru bakomeze mudagira iby'umwihariko ndagushimiye Rachel ndamushimiye uri umuntu w'umugabo uri imfura y'abibarwa rwose muri rwa rugo uri imfura yiwe kuko wakoze ibintu by'indashikirwa Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwihangane gutinda ariko byari ngombwa kuba nkaho twidesharije mwese Imana yo mu ijuru bagire neza barakoze cyane ba Muyomba ndetse na ba Nyarume wa Pasiteri Bibarwa numva turimo tugana ku musozo
amasaha yagiye kandi muzi ko urugendo kuvana kugera i Rusororo ndetse na muteyaje mu nzira nabyo bitoroshye. Ndumva dusigaje umuntu umwe hanyuma tukaza gusubiza ubuyobozi bw'itorero, nabo hari umwanya muto bafite. Ariko reka nsabe abana bo muri Compassion bavuye i Nyanza baze barafata ifoto n'abana Pastor Bibarwa yareze bakiri bato, ariko ubu bamwe bamaze kuba abagabo, batambuke baze bafata ifoto hano imbere y'urwibutso bamusezera. Hanyuma nsabe Oncle Levi niwe wa nyuma aze ndetse atambukane na Oncle Fashingabo. Mu gihe abana bavuye i Nyanza baraza bahagarare hano bafate ifoto y'urwibutso. Aba n'abana Pastor yareze, n'ejo twumvise ubuhamya bwabo bavuga ibigwi byiwe, uburyo yababereye umubyeyi mwiza haba mu mubiri ndetse no mu mwuka. Munyarutse mufate ifoto mumusezera, mwegere hepfo. Mwegere neza mureba muri kamera imbere, musezera umubyeyi wanyu ndetse n'umushumba wanyu. Yes, Kitoko nawe wajoyininga na Fabiola ifoto y'urwibutso rw'umubyeyi Pastor Bibarwa mu musezera bwa nyuma. Murakoze cyane, mwasubira mu byicaro byanyu. Oncle muze. Arakoze umaze kuduha ijambo. By'ukuri ndatekereza ko ibyo navugaga byinshi muganga Mahoro yabivuze. Ku ncamake rero y'uyu muvandimwe Yunus Bibarwa Mugeyo, nje ndavuga nka magambo nk'atatu. Bibarwa twarakuranye turangana. Nagiye kubona menya ubwenge ntandukanya ibintu uko bimeze, nasanze turi kumwe na Pastor Yunus Bibarwa. Tubana mu gihe cyiza nta bindi byahabaga, twabanye mwanya gukuru tungana kandi twari dufite ba mama ariko twabaga mwamukaka. Tubana neza mu buryo bw'urukundo, abandi baza badusanga mwamukaka tukaba benshi ariko dukundana bikomeye. Niyo twabashotoraga babyara abandi bacu twabanaga bashiki ba Jonathan, mukaka yaradukundaga akaba ari bakubita kubera twebwe uko twari duteye kuri mukaka. Ndababwiza ukuri ko Bibarwa yari inshuti. Ngira ngo mwarabyumvise ibyo byose bavuze n'ibindi byari byo byose ngibyo. Twarabanye dutandukanywa n'ibihe bibi, intambara bayamurere, tuza kujya mu Minembwe basigara mu Rurambo, ariko tuza kugira amahirwe akomeye turataha hano turahura kandi. Pastor Bibarwa abavandimwe bose barabizi n'abandi, kuva ubwo rukundo twagiranaga icyo gihe n'ubu twararukomeje tumaze kuba abagabo. Kuva n'icyo gihe twemereye rimwe, twabatirijwe igihe kimwe kandi kera. Hano mu Rwanda madamu wiwe arabizi, iyo tutavuganaga mu gitondo twavuganaga nimugoroba kandi amagambo menshi. Yagendaga mu rugo tugasenga tugasabana tukavuga iby'umuryango ni byinshi.
uwo muvandimwe yatubereye inshuti n'umuvandimwe, sinamenye uko mbivuga kakurya babivuze. Rero nanjye navuze nkuko barya baririmbyi babivugaga ngo kuko Imana yabyemeye. Naza ngera hariya mu bitaro nkamusengera nkumva natashye ndiko numva ko ejo nzoza kuza ngasanga yakize. Bwaca kandi nasanga yasubiye kuba kwa kundi, umutima nkumva wihebye. Ejo bundi yitaba Imana, ariko ndababwiza ukuri, numvishe nshaka kubwira Imana ngo kuki wabyemeye, numvaga nje nizera ko ashobora gukira. Ikindi iyi si narayanze, numva ndayigaye pe. Hari umugabo umwe ngo yitwaga ngo ni Bwoya, yari afite inka yiwe ngo baziragira ahantu, inguge irayikanga ngo iratembera agenda, ngo aravuga ngo yagaye inguge kuva icyo gihe. Nanjye nagayise, iyo si narayizinutswe, yajyanye Bibarwa akadusiga, narayanze. Kugeza n'ubu ndi mu gutekereza Bibarwa aradusize, eske ntakiriho? Hakaba ubwo ndyama nkavuga ngo ejo bundi Jonathan yaturotoreye inzozi nawe nibyo, akaza tubwira ibintu bya Pasiteri Yunus. Ariko yatashye neza, yatashye neza mu buryo bw'igitangaza. Twabanye na Yunus tukiri abana, tuza urugendo rw'iwa rurangiza turi kumwe, nta kantu nakamwe nasigaranye k'ideni rya Pasiteri ngo tuba twaragize gute. Twaramurwaje twese, turahindagura, tumuhagarara iruhande, yitabye Imana ari mu biganza byacu twese, tumukikije abavandimwe bacu. Kwa sebukwe twese twari turi kumwe n'abishwa bacu bose, babyara bacu bose. Ni ukuri yarasuwe pe. Kandi muganga yavuze birya byose, muganga wakoze cyane gushimira barya abantu, nanjye niko nabivugaga. Abo bantu yashimiye bose, abaganga bakora CHK barimo Adera n'abandi baratwitabye, baragendaga bakagira uko bishoboka kose. Uyu muvandimwe wacu yaducitse tumubona, niko Imana yari yabishatse kugira ngo imuhamagare muri icyo gihe ize kumuruhura. Bavandimwe bacu, abo dusangiye umuryango w'abatware n'abandi babyara bacu, abakwe bacu, bariya bose mwarakoze by'ukuri kose kugira ngo tube hafi ya Bibarwa, ndetse twagerageje no kuvuga ngo se twomujana ahandi. Nibyo muganga Mahuru yari kwavuga, bakatubwira bati ntibishoboka, nta kicyari kibuze, gusa n'umwanya wiwe wari ushitse kugira ngo aducika agende. Imana yari yamukene kugira ngo imuhamagare mu gihe cyiwe. Uko nukuri nta kindi, nta mvane twitaho, Imana niyo yashatse kugira ngo imuhamagare. Naho bana bacu Gitoko, Janvier, mubyeyi Nyirakiza n'abandi Muhumure, nanone uko twasuraga Pasiteri nuko twari tubanye, turi kumwe murabizi. Tubana neza mu buryo bwose, turasangira byose. Niba hari ikibazo twese turababarana, niba hari n'ibyishimo turishimana. Mwarakoze cyane kubana na Pasiteri umuvandimwe wacu. Isi niyo yagize gutya, ariko Imana iradukunda kandi turabyizera, turabyemera. Ibyo byose abo Mahuru yabivuzeho turabashimiye. Abayobozi ba Pasiteri Yunus Bibarwa, iby'ukuri turabashimiye ku mwanya mwaduhaye, icyubahiro gikomeye kuko mwagihaye, turababona, twishimiye kandi twabishimiye. Mwakoze, Imana ibaha umugisha kugira ngo twizihize umunsi mukuru wa Pasiteri Yunus Bibarwa turi kumwe namwe. Imana ibaduhera umugisha. Bavandimwe bose turi kumwe hano, Imana ibaduhera umugisha. Turabashimiye abo turi kumwe, ku muvandimwe wacu duherekeje mu buryo bw'icyubahiro, twakundaga, twari turi kumwe mu kubaho kwiwe mu myaka ye, nta na kimwe atakoze. N'uyu munsi turiko turabona kuko dufite ibyishimo niyo yagiye. Imana ibaduhera umugisha. Murakoze. Twese no gushima Imana, ariko nje bampaye umuntu umwe. Bibarwa njewe ku muntu umwe sinumuvuga.
barwa twagiranye imyaka 2 mu wanjye turyama ku gitanda kimwe urumva ku muntu tumwe ndaco no muvugaho ariko kugira ngo twubahirize igihe n'umuyobozi wa gahunda ni uwo muntu tumwe yambaye barwa yari imfura mu wanjye cyangwa se mu muryango wose barwa yaradukundaga kandi naramukundaga kandi yari inshuti yanje mu kajambo gatoya hari umugabo umwe twabanaga kaba haruguru y'inzu yiwanje ariko iyo myaka 2 nsubiye nk'inyuma iyo myaka 2 twabanye urugo rwe rwari ruruguru muri Kongo abi wanje mu rugo turabana neza pa nzo nari mvuze uwo mugabo wari haruguru y'urugo rwanjye akagira umwana uzurira cyane akatubuza amahoro turyame bukeye bibarwa ati tuzoze gusengera uriya muntu ese yiwe ko ntagira amasengesho yo gusengera abarwayi bizagenda biti atuzopfe kumperekeza gusa turajana nabibarwa ashikabaza ababyeyi b'uwo mwana ati se uyu mwana yarwaye iki ko yatubujije amahoro mu rugo ababyeyi ati natwe ntacu umwana yigeze arwara nta na kimwe bibarwa ati muzane tumusengere abwira nyina w'umwana ati mufate aramufasha bibarwa murambika ikiganza mu gahanga barwa bavuze amagambo atarenga 10 turasohoka mu rugo turataha hashize nk'amezi 2 ababyeyi b'uwo mwana baza gushimira pasiteri bibarwa ati se tuzosubira twongere tubyara ubundi izenda azosubira rire nkuyu ese uyu muti ntiwo turangiraho uwo muturi ibyukuri barwa barabwira ati umuti nta kindi ni Yesu gusa